Yo, urabizi se Yves wamwumva ari kuvuga yagira ngo afitiye Niyori impuhwe. Ese Nyambo we ko bamuteye igipindi, ese Nyambo akarabyemeye? Ese murabona Nyambo atari uzabiriramo? Ese Niyori we aremera kujyana na Nyambo na Niyori mu mujyi? Ese murabona bino bintu Yves ari kubikorera iki? Ese murabona Yves none atari kugira ngo abe yatandukanya Niyori na Nyambo burundu? Ese murabona bino bintu Yves yaba ari kubikora kubera urukundo afitiye Niyori cyangwa se n'urwanga afitiye Niyori? Guys, rero bari bwo mbere ugeze hano kuri Ibanga Empire, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe undi tugome tujyane amazani benefits za filime ya Ibanga. Ndagusaba kugira ngo niba uri umunyamuryango wa missnyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime ya Ibanga, ube watanga ibitekerezo byawe uko niba kuri filime ya Ibanga. Akandi Niyori ko guhera aka kanya kashobotse Yves noneho yahinduye izindi mipango. Yves afashe indi ntera. Yves agiye gushaka ikindi kintu cyatuma Nyambo atandukana na Niyori burundu. Ese guys, kubona noneho Yves atangiye kunyura muri mama Niyori, ese Tereza abagiye kwemerera Yves akajyana Niyori mu mujyi? Ese birashoboka? Guys, nimba uri umukunzi w'Ibanga, ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe ndetse ube wanakora subscribe no kuri Ibanga Empire kugira ngo tugomeze tujyane mu zindi benefits zose mari kugeza umunsi ku munsi. Urukundo rwa Niyori na Nyambo rwo nubwo rukomeje gufata indi ntera, ariko murabizi ko Yves uri hariya atabyoroheye. Yves uri hariya we biramubabaza cyane. Ese guys, wowe utekereje ko Yves agiye kujyana na Niyori mu mujyi, ntiwahita utekereza ko urukundo rwa Niyori na Nyambo ubu ngubu rwarangiye burundu? Ese urabona urukundo rwa Niyori na Nyambo guhera aka kanya rugihari? Guys, Niyori bakakanya nibagiye kujyana na Nyambo, nibagiye kujyana na Yves mu mujyi. Niyori na Nyambo ubu ngubu tuvugana batandukanye. Ese Nyambo ibi ngibi naza kubimenya ko Yves ari byari gukorera Niyori aba ari kugira ngo babe batandukana, ese Nyambo azabyakira ute? Guys, turabizi nubwo Yves ari kurwanira kugira ngo abe yakundwa na Nyambo, turabizi ko ari kubikora ari guhemuka. Ese guys, wowe kubona Tereza agiye kwemerera Niyori bakamujyana mu mujyi, ese Tereza yabaze ibyago Niyori agiye kunyuramo? Guys, nimba uri umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo usige utanze ibitekerezo byawe ubundi tukome tujyana mu zindi benefits za filime ya Ibanga. Niyori we ubu ngubu aka kanya butuvugana ka Niyori ko kashobotse. Aka kanya butuvugana Niyori we bari mu mandazi, ari mu mazi abira. Aka kanya butuvugana nako Yves atangiye kubafata kunda. Yves atangiye kubanyuramo mu mutwe. Ese guys, Nyambo we ubu tuvugana ko yemereye Yves kuba yabwira Niyori ko agomba kumujyana mu mujyi, kandi tukaba tuzi ko Yves ibi byose byo Nyambo bari kunyuramo akababaro kose tuba tuzi ko ari Yves wabiteye. Ese guys, wowe utekereje ko ubu ngubu tuvugana Niyori ajyanye na Yves mu mujyi, utekereza ko habaye iki? Guys, ubu tuvugana Niyori na Nyambo nta rukundo rugihari, ubu tuvugana batandukanye. Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe ubundi dukomeze tujyane mu zindi benefits za filime ya Ibanga. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe ukuntu wiva kuri filime ya Ibanga. Guys, rero murabizi ko Kiramani ndetse na Queen, Kiramani agiye gufata irembo kwa Queen, urukundo rwabaye urukundo. Ese guys, murabona biriya bintu bidashimishije? Ese murabona Kiramani noneho Imana itongeye kumusubiza? Ese biriya bintu biracamo? Guys, nimba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo utegereze episode indi kurikira maze urebe ibintu byiza biba muri filime ya Ibanga. Kandi nimba uri umunyamuryango wa missnyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime ya Ibanga, ndagusaba kugira ngo ntuve hano kuri Ibanga Empire udakoze subscribe ndetse udatanze n'igitekerezo cyawe ukuntu wumva kuri filime ya Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime ya Ibanga. Kandi nimba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe. Guys, rero murabizi ko filime ya Ibanga ari filime yanyu, murabizi ko nta bintu twakora mwe mutahari, murabizi ko tutakina filime ngo tuyirebere ari mwebwe tuba twabikiniye ngo mubirebe. Guys, rero murabizi ko twe datinda amagambo nta gutindiye, ndagusaba kugira ngo ntuze kura kuri episode kurikira filime ya Ibanga, rero ntuze no kubura kuri benefits yose ya filime ya Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo niba uri umukunzi w'Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa missnyambo, ndagusaba kugira ngo wihangane gatoya ubundi tubere ku tuntu tugiye kubakorera muri zino minsi.